modoka abantu bahatoraguye amafaranga ibintu bibereye ahangaha isave ntagashya umuntu arahageze ananirwa gukata imodoka ihitanye abantu iyi Gisagara ntagashya ibintu ntabwo bisanzwe waraye iyi ni Gisagara irushanwa ry'amamodoka ririmo ribera hano mu karere ka Gisagara rirazenguruka hano isave turaza gusoreza mu karere ka Huye ahitwa Majerwa hariya kuri Majerwa mu Rwabuye niho ibihembo biri bwatangirwe imodoka ya mbere igeze hano rero isave hakaba habereye impanuka aho agiye gukata hano mu ikorosi aho bita ku makaro ajya ku murenge gukata birangira ahitanye abantu ngira ngo muracyabibona inkweto abantu basize ziracyahari abantu bagize ubwoba bwinshi cyane ni imodoka ntabwo tubashije kumenya umuntu wari uyitwaye ariko ni imodoka nyine ikoze ihitanye abantu ni imodoka ihitanye abantu ngira ngo murabibona ko polisi irimo iragerageza gukura abantu mu mihanda irimo iragerageza kugenda ikura abantu mu mihanda kugira ngo hataza kugira ikintu kiba tunashimira polisi y'u Rwanda kuba bitaye ku mutekano w'abaturage barimo baraza bakuraho abantu niyo ati TV turakomeza kuhababera turakomeza tuhababere byose turayibereka turakomeza tuhababere barimo barakura abantu mu nzira kugira ngo hatagira impanuka yongera kuhabera ahangaha ari mu karere ka Gisagara kubera ikoni rihari kabisa urabona ko haraca umuhanga gusa iryo koni muri kubona ni irikata rimo riva kuri Catholic University of Rwanda rimanuka aho twakwita ku murenge hari ikoni riteye ubwoba cyane ku buryo urebye nabi baguhitana kabisa haraca umuhanga waraye niyo ati TV bakunda tubabere rero ngira ngo murabona abantu bagiye mu biti bamwe buriye cyakoze icyo dushimira Imana nuko impanuka ibaye nta muntu hitanye abantu baraguye ariko nta muntu hitanye aha indi modoka ikaba yaje nayo ikaba yaje ngira ngo murayibona uyu we ni umuhanga arashobora kuhaca uyu we ngira ngo muramubona ko umuhanga kuhaca arabishoboye Lorenze kabisa uriya we ni umuhanga urabona ko kuhakata arabishoboye hano harimo harabera ibintu bidasanzwe barabagonze kubera ko kuvejo nikomeza we afatira village ageze hano yamunaniye birasugushisukuye we kwisukuye wabakoze reconnaissance kubera ko uyaje gukata abantu barabari ibintu birari byo iyo kata nawe yari kumuzana paka kandi kuko imodoka n'imbaraga nyinshi kuri irakujugunya kandi ndacyari muri aya masegonda kuri umuntu afite nawe uri makina ni akigonga ahangaha imodoka yari duteye ubwoba kabisa twabonaga igiye guhitana abantu byari ibintu biteye ubwoba kabisa imodoka iraje ikatira ahangaha abantu bahagaze ahangaha papa ibintu byari ibibazo cyane kabisa muracyari kuri niyo ati TV YouTube channel yanyu baramvuga ko ari yanyu kabisa tuzatuhabera ibintu byose bicara mu kino gihugu uzajya ubibona hano uzajya ubibona neza cyane papa polisi Marite nawe akaba arimo acunga ibintu by'umutekano ahangaha ifoto hano ibihari ndayifite turutse hariya turakomeza tuhababere hamaze gutambuka imodoka ebyiri dutegereje indi urabona ko polisi uko biri kose ibihari icunga umutekano w'abaturarwanda
ni abanyarwanda ndetse n'abaturarwanda kugira ngo hatagira ikibazo cyongera kuhabera. Murabona ko umufana we yakubise yuzuye hano Gisagara Isave. Urabona ko ahangaha turi ni ahantu benshi bakunda kwita ku cyapa ibiro by'umurenge wa Save. Haba ari ibirometero bike cyane kugira ngo hagere, ni ibirometero 3. Niho rero barimo barakata bagahita bazenguruka bajyayo. Turakomeza turebe ano maturu. Uravangaha muri rino ukuntu uri kubona rinabereyemo impanuka, then ukamanuka urimo werekeza ku murenge wa Save. Reka turebe indi yaje, reka turebe ko uyu nguyu we ashobora kuhaca. Wow, biramwangiye. Abanje gusuhuza abantu ahangaha, abanje gususurutsa abantu. Uyu akaba asusurukije abantu, uyu arimo arasusurutsa abantu barake. Ibi nanga iriko riteye ubwoba kurikata ngo ukomeze ugende, ni ibintu bigoye cyane, biragoye cyane kugira ngo ukatanga nta mistake nimwe ukoze, ni ibintu bigoye cyane. Iyi rero ikaba Gisagara ari polisi ikaba irimo igerageza gukura abana mu nzira. Abana barimo baza kwegera umuhanda, biragaragara ko hano hantu hashobora kubera impanuka, birashoboka cyane, ikaba igenda ikura abantu mu nzira. Iyi ni Gisagara ari isiganwa ry'amamodoka rizenguruka akarere ka Gisagara, ryabanje mu karere ka Huye, ubu tugeze mu karere ka Gisagara. Ibi byose akaba ari ibintu biba biba kugira ngo gavumenti igerageze gususurutsa abanyarwanda n'abaturarwanda, bagerageze kwishima. Tunashimira gavumenti y'u Rwanda. Umufana we kabisa yahise yikura mu nzira. Umufana hano yahise yikura mu nzira. Umufana hano yahise yikura mu nzira. Imodoka ya mbere iciye hano kabisa ikaba iteye abantu ubwoba ku buryo butabaho. Kameramani hano mugenzi wanjye imodoka yari imuhitanye. Imodoka yari imuhitanye. Njyewe nihishe hano inyuma y'igiti, wallahi iyi video ndi kuyifatira inyuma y'igiti kugira ngo hatagira imodoka ibitana. Abenshi bari bazi ko ari nako irushanwa riteganyijwe, ko niyo modoka ya mbere yari itambutse. Nuko tubonye ko ihitanye abantu, nicyo kibazo tugize. Tayari indi modoka ikaba yaje. Iyi turayifite neza. Iyi ngiyi ko ndikona natari munyikate. Iyi ngiyi barimo barakura abana mu nzira. Reka turebe uyu nguyu se arabasha kuhaca. Ahakase neza. Uyu nguyu nawe akaba ahakase neza. Uyu ahakase neza. Iriya modoka ya mbere yari yanjye. Sinzi n'ahantu bicariye. Polisi ikaba irimo ikura abana mu nzira. Polisi iri gukura abana mu nzira. Polisi ikaba irimo ikura abana mu nzira. Polisi irimo iragerageza gukura abana mu nzira. Ahangaha byose muraba mubifite byose uko byakabaye. Ni kuri Niyo Art TV Gisagara rari. Kurusi y'imodoka, irushanwa ry'imodoka arimo ribera hano mu karere ka Gisagara. Twebwe tukaba twabagereye ahantu hari ikoni riteye ubwoba.
urimo ukata ngira ngo ku bantu bazi akarere ka Gisagara kugira ngo uje mu murenge wa Save ubuciye mu karere ka Huye bita kuri Atelier ukazamuka umuhanda werekeza kuri kiliziya, imwe muri kiliziya zageze hano mu gihugu cy'u Rwanda bwa mbere, ugakomeza no kuri kaminuza gatolika y'u Rwanda. Ubwo mbere yo kugera kuri kiliziya baba wabanje guca ku bigo by'amashuri bizwi cyane, hari nka Sainte Bernadette, Immaculée, Sekizito, and then ugakomeza urimo werekeza ku murenge wa Save, nibwo uca kuri kaminuza aho bita kuri CUR. Niho rero hari ikoni, iyo ukomeje ugera ahantu bita mu Rwanza. Rero iryo koni rikaba ari umuhanda ukata usa nk'uvuye mu Rwanza, yego uyu muhanda mubona gutya komeza ujya mu isoko aho bita mu Rwanza. Iyo rero ukase hano urimo werekeza ku murenge wa Save, niho imodoka zirimo zirerekeza. Murabona ko turimo turafatira inyuma y'igiti kugira ngo natwe hatagira impanuka iba hano. Indi modoka hano yaje, iyi turayifite neza. Wow, uyu we ni umuhanga papa, uyu ni umuhanga, wagira ngo n'umuhanda asanzwe ahuzi kabisa. Yewe wagira ngo asanzwe ahazi, ahangaha umufana arimo arasusuruka. Guys, ahangaha nta bintu biba byoroshye kabisa, ni ukwisha inyuma y'igiti kugira ngo imodoka itaguhitana. Twebwe video turimo turayifatira iki giti mureba hano, nicyo umuntu arimo yishaho kugira ngo nibura imodoka neza ikabura controle, nibura firiya ikanga ninakubita igiti kuko ngira ngo nk'uko mubibonye ni ibintu byari danje kabisa. Turakomeza kubereka ibibera ahangaha. Ndimo ndabona hano bagenzi banjye baba YouTuber, harimo Pascal mubazanire mubereke ngo ahari n'abashobora kuba arimo afata video. Uwo musore kabisa wegeranye n'undi mujama wambaye agapira k'ubururu nawe akaba ari umukiriyeta, nawe aba yahabaye kabisa. Muraza kwihanganira karite y'iyi video kubera ko gufata video nk'iyi ngiyi biba bigoye cyane. Ukwepana n'imodoka ngira ngo murabona ni isoko ryanabaye, urabona abantu barimo barava guhaha, barimo baragura utumatera kubera ko ni umunsi w'isoko uyu munsi. Niyo mpamvu ubona abantu baje ari benshi kabisa. Yego ngira ngo urababona bose. Ahangaha nta modoka utari bwahabone, nimwe utari bwahabone. Iyi turayifite hano, akantu kose turakabereka ahangaha, uyu nguyu bakaba hakase neza kabisa. Wow, very wow. Okay, ibintu hano bikomeje kuryoha. Aha bose turababereka, nta muntu hano bwaducike. Hano nta muntu bwaducike, ni ukuvuga ngo barimo baracanga bakajya na za Shyanda bakongera bakagaruka, barimo barazenguruka uyu murenge wa Save hanini. Aha nta modoka tutari bwabereke, ahantu ndi funzemo neza, ahangaha nta modoka utari bwabone. Nemeye nje nyuma y'igiti, iki giti ni ukuvuga ngo imodoka iraza njye nkahita nkegera kugira ngo nibura controle kabisa. Nibura ikubita igiti njye itampitana. Indi modoka ikaba yaje ahangaha. Uyu ni umugande, uyu ni umuganda araje. Reka turebe, uyu muhanda ntago awuzi,
ariko nari ndabona atangiye kubura ko wow uyu nguyu arayitwara neza sawa mugande hano kabisa ikintu cyitwa imodoka aba ameze neza mugande hano aba ameze neza cyane hano byose murabibona turacyari kuri Niyo Art TV video yose hano urayibona video yose urayibona ahangaha imodoka ibuze hano urayibona muraza kungaya ibindi aje turayifite neza iyi hano turayifite neza nta bintu by'umuvuduko mwinshi akorereho yirinze ibintu by'imivuduko myinshi hano ushobora kuba bamaze kumenya amakuru y'uko harimo habiri ibitangaza ariko nta bintu by'umuvuduko hano ivumbi bararitumura kabisa hano ivumbi bararitumura indi modoka tayari kabiraje imodoka turayifite wow reba ukuntu akata aha turamufite wow iriya si yayindi ya mbere ra tayari ubu ngubu akaba amaze kuzenguruka inshuro ya mbere tugiye kuzenguruka inshuro ya kabiri inshuro ya mbere ikaba irangiye tugiye kuzenguruka inshuro ya kabiri iyo ntimuyifate nk'imodoka iri mu irushanwa yo izi ni izindi bakaba bamaze kuzenguruka inshuro ya mbere tugiye gutegereza inshuro ya kabiri amaze kuzenguruka inshuro ya mbere tugiye gutegereza inshuro ya kabiri ngira ngo murabibona ko abaturage b'Isave kabisa hano baba basusurutse dushimira leta y'u Rwanda ugize irungu uri mu gihugu cy'u Rwanda shaka udafite ibintu bigushimisha pe nuko uramutse ugiriye irungu mu gihugu cy'u Rwanda udafite ibintu bizagushimisha amagare aravamo hakazamo imodoka zikavamo dufite shampiyona y'u Rwanda shampiyona y'u Rwanda iravamo dufite basketball turakira amarushanwa arenze ubundi uri umunyarwanda noneho bakanagusanga mu cyaro ngo hepfo za Save ubundi ubaye uri umuntu utabona ibintu gushimishiriza mu Rwanda kabisa waba utazishima kabisa waba utazishima izi ngizi zikaba ari imodoka nazo ziba zishinzwe gucunga umutekano y'abantu baba bari mu marushanwa yo ntabwo iri mu marushanwa ntabwo iri mu masiganwa aho barimo bareba umutekano ukuntu uba ugenda umeze yego hano ntabwo bari mu marushanwa
kabisa ndimo mbabwira ko rwose umuntu utazishimira mu gihugu cy'u Rwanda ntago azanishima pe, kuko mu Rwanda niho hantu hari ibintu nyine byagushimisha, entertainment, ari amarushanwa mu bintu by'imikino, mu bintu bya muzika. Kabisa umuntu uri mu Rwanda nyine tuba tumeze neza. Abantu bagira amahirwe yo kuganira n'abantu baba batuye mu bindi bihugu byo hanze, njye ngira amahirwe yo kuganira nabo, ari muri za kaminuza tuhura nabo, tuba turi kumwe nabo. Ni ukuvuga ngo bavuga ati mu Rwanda haba hari ambiyasi irenze, hahandi ibirori nyine ufite amafaranga urabyitabira, noneho bikanarenga udafite n'amafaranga bikanakwisangira hepfo mu cyaro ibirori birahagusanga. None se nimba ushobora kuba ukunda football ukaba utabasha kureba match ya Rayon Sport na APR kubera amafaranga menshi, ukaba wakwirebera ikipe y'umurenge yawe mu murenge Sekafa Kagame Cup, mbese urumva nyine leta wayishinja icyaho ngaho. Ikindi noneho kirenze, wakuze ukunda Arahiri, wakunze ukunda Emelec, amakipe avuye muri Sudan akwisangiye hano mu Rwanda. Tugiye kureba derby irenze muri Afurika, muri shampiyona tuzaba turimo tubona Rayon Sport icakirana na za Arahiri. Ngira ngo mwarabimenye yuko amakipe uko ari amakipe atatu avuye muri shampiyona ya Sudani agiye kuza gukina shampiyona y'u Rwanda. Ibi byose bakubera iki? Mu Rwanda hari amakipe menshi, hari ibihugu byinshi bikina shampiyona, ariko ayo makipe yabanje kwandikira shampiyona ya Tanzania barabyanga, bavuga ati ntabwo twabakira. Bahita bavuga ati why not tutaporopoza mu Rwanda ko bakira abantu bose babagana, niko guhita baza, baranabemerera. Ubu ngubu tugiye kureba kandanda mu Rwanda, ibintu bigiye kuba biryoshye. Kuvuga ngo niba utari kugera muri Sudani ukaba ubu ngubu urimo birebera hano mu Rwanda, ureba imikino irenze mu Rwanda, nyine uri umuntu utishimiye mu Rwanda nta n'ahandi wazishimira kabisa. Abanyarwanda nyine turaryoshye, niyo mpamvu abantu benshi baza batugana, kubera ibyo bintu byose tuba twifitiye byiza, kwakira abantu bose tunabakira neza, nta muntu tubera mubi. Turacyari rero muri Gisagara rari, isiganwa ry'amamodoka ririmo ribera hano mu karere ka Gisagara, ririmo rirazenguruka, ririmo riracana mu murenge wa Save rikazenguruka aho bita za Shyanda, binjiriye mu karere ka Huye aho bita za Ruhashya kuri Atelier. Ngira ngo abantu benshi barahazi, bajya bakora ingendo zo mu majyepfo, igahita umuhanda bahita bakomeza baza berekeza aho bita kuri Kiliziya, ahantu hari ikoni rero rirenze ririmo ritanga show. Hano ni ikoni riri ahantu abantu bakunda kwita ku makaro cyangwa se ku cyapa, urimo werekeza mu Rwanza ugahita uva mu muhanda ujya mu Rwanza, ugahita ujya mu muhanda ugana Isave. Hano harimo harabera ibintu biryoshye, ngira ngo mwanabibonye yuko habereye impanuka. Dushimira Imana ko nyine polisi y'u Rwanda ibihabaye ihise ibifigisa ku buryo uhageze ubu ngubu urabona ko nta n'ikibazo cyabaye. Abantu barimo bariganirira, bavuye guhaha, bavuye kugira gute, kabisa urabona ko ibintu biryoshye bimeze neza cyane. Nta handi wabisanga rero. Ndajya nashidikanya ko nk'iyi mpanuka ibereye ahangaha abantu bayifashe ni bake, kuko byari bisa nkaho bitaratangira, yari imodoka ya mbere igeze ahangaha, ariko kuri Niyo Art TV turayifite byose urabibona. Ngira ngo urabona abantu bikoreye udukapu barimo bivira guhaha, bakavuga ati ntago nacanga ntabanje kureba ibyo ari byo, bakabanza bagasusuruka. Ahangaha hakaba hari abantu benshi bagiye batandukanye. Umurenge wa Save utuwe n'urubyiruko rwinshi cyane, kubera ko ni ahantu hari kaminuza, hari ibigo by'amashuri bya segonderi birenga 5. Ahangaha rero haba hari urubyiruko ni rwinshi cyane kabisa. Ngira ngo muranayibona abantu muri akenshi ahangaha, reba no kugira ngo bose babone ni ibintu bigoye. Abantu hano bose babona ahantu baba bakubise buzuye. Iyo nyubako urayibona tuyita Pentagone. Ni karitsiye, ni karitsiye tuzi cyane, aho ni ahantu yita kuri Pentagone. Ngira ngo inzu urimo urayibona, iyi ngiyi tuyita Pentagone, ifite shape nk'iya Pentagone kabisa. Iyi nyubako rero yo niyo bita amakaro. Iyi niyo bita amakaro, niho abantu barimo baza bakatira, ntabwo mbinjiza mu gipangu. Byose turabibereka hano. Ngira ngo murimo murayibona ahantu habereye ya mpanuka.
simubona se neza ahantu neza mundi modoka yagakwiye kurenga kuri kano kabora k'umutuku ariko iraje irozinga controle ibura controle gukata biranga kandi nyuma tuno tugozi hari hahagaze abantu ngira ngo urabibona ahantu hose ikase byanze burundu igarake neza kuri ako kabora kuri ako kabogisi ka MTN niyo igarukiye byose murabibona hano kuri niyo Art TV YouTube channel yanyu ntago ari yanjye ni yanyu YouTube channel yanyu nje nyiti yanyu ntago ari yanyu nese YouTube channel ntago iba ari yanjye naza nkabirebera hano simbya uploading simbishyireho ariko kubera ko ari yanyu nyine mbona ibintu nkavanga reka nzebere zimwe nababwira ngo u Rwanda ruragendwa gusaba nabake bangase murabona bafite urunku rwacu ari abanyarwanda u Rwanda nyine ruragendwa gushobora kubonye abangana none ni benshi cyane babikoreye ibyo bashaka nyine mu gihugu nyine wana cyakira buri muntu wese papa ahangaha hari abanyamahanga benshi kabisa kanze mbere kundi munyamahanga hano dufite ahangaha uyu musore mubona no wambaye imyambaro ya volontaire uyu nguyu ntago ari umunyarwanda amakuru ndafite neza ko atari umunyarwanda murabona atameze nk'umwarabu koko imodoka iraje iyi ngiyi imodoka yindi kabiraje wow iyi nimwe yakoze impanuka noneho yahamenye walayi noneho yahamenye nta mpanuka akoze abafana barabwishimiye cyane ubu arimo aratanga show hano nubwo yari aditanye ariko arimo aratanga show arimo aratanga show ku buryo butabaho arimo aratanga show ahangaha umufana hano yamaze kumukunda ngira ngo iyo modoka itambutse nimwe yari imaze gukora impanuka arimo aratanga show ahangaha atambutse bwa kabiri arimo aratanga agashow ari gutanga agashow icyo bita show umufana ahangaha yakubise yuzuye wagira ngo ni mukuru yakinnye n'amagaju hano i Butare ahangaha Butare utazabazana ibirungo bya peri ngo byareye abahagaze ku magaju ye abahagaze kuri mukura ye amahinduro ya mukura aha nicyo babirimbira cyakoze nyine na Rayon Sport nk'ikipe igera ahantu henshi ntibabura ko bayikunda ariko nyine usanga umuturage ahangaha yiyambariye jezi ahangaha indi modoka ikabije nayo turayifite yose ahangaha umufana ahangaha arimo arayikomera mu mashyi wow very wow u Rwanda ruragendwa iyo tuvuga ko u Rwanda rugendwa ntuzikagere ngo nyine tuba tubishye ariko ibintu biba bigaragara wabeshya ibintu bigaragara ntabwo wabeshya ikintu kigaragara uku nguku reka ntabwo wabeshya ikintu kigaragara u Rwanda hasi si mu cyaro ntimubona inyubako zihari ni mu cyaro nyine ni mu cyaro inyubako zihari ngira ngo murazibona ni mu cyaro cyakoze nyine abaturage baba baje ahangaha indi modoka hano turayifite niyo Art TV uyu nguyu aratanga show nka Queen Karimpiya reka turebe wow umufana ahangaha ibintu biraryoshye hano hari cross riryoshye walayi wow umufana ahangaha yasusurutse papa umufana ahangaha yasusurutse polisi birimo ishyira abantu ku murongo reka dutange umwanya hatagira impanuka ibera ahangaha umufana ahangaha aba yasusurutse indi modoka hano turayifite indi modoka hano reka turi ko n'abatanga show nk'abandi bose ikibazo hari abantu badatanga show ahangaha hari abadatanga show urumva ko n'umufana ntabwo amenye ko n'umuntu yatambutse ahangaha gusa nabyo ni uburyo bwe kabisa nabyo ni uburyo bwe
hano umufana ni munini ni mwinshi tujye tunavuga ikinyarwanda neza abafana ni benshi ntabwo ari umufana mwinshi yes indi nayo ikaba ahangaha iraje turayifite cyakoze nyine hari abari kuhajya nyine bakibwiriza bakagenda gakeya kugira ngo badakora impanuka nabereka baba bafite amakuru iyi irakwamye iyi ngiyi ikaba ikwamye biranze iyi ngiyi biranze hano umuntu arakata ukabona neza neza imbaraga zirarangiye kabisa ahangaha ibintu byose murakomeza mubikurikire niyo ati TV YouTube channel yanyu ntabwo ari iyanjye ari iyanjye nabireba nkabyihorera ariko ko ari iyanyu nyine ndabireba nkahita nanabibereka wawu mwayiwe gukata biranze atanze show ahangaha atanze show Kenya Uganda yaratanga urarayumva name nawe kabisa duhaye show n'ubundi araje we bari kugenda gake ni umunyakenya umuzi umva ferewe umunyarwanda nta nuko namubikuye byashushe ayobe wahaja we indi kabirashe kadutegereze aha turamufite
ahangaha imodoka arayikata kabisa ku buryo ikaba ari Gisagararari ikaba irimo iratangwa ahangaha n'ahandi rero ni kuri Niyo Art TV ahangaha uyu munsi hababereye ibintu byose twaganiriye n'abantu babisobanukiwe bababwiye icyo amategeko agenda avuga kuri ano masiganwa ano marushanwa ngira ngo ibintu byose ahangaha muragenda mubikurikirana neza cyane ahangaha mu bantu barimo batanga show ewana kabisa nimba hari ikitwa show turimo turayibona yes turacyari hano kuri Niyo Art TV YouTube channel yanyu umufana hano wa Queen Karim akaba yimennye barimo baramuririmba cyane ko yashwa arimo atanganga Queen bamuririmbye cyane Queen hano afite umufana hano Queen hano afite ikintu bise umufana Queen barimo baramuririmba cyane aha Queen ari kuririmbwa Queen hano ari kuririmbwa ahangaha show ikaba irimo itangwa rero cyangwa murabibona aha turamufite Queen the Queen number 1 ahangaha show irimo iratangwa ahangaha muramuririmba cyane ahangaha Queen akaba yabonye umufana Queen Karim yanga akaba yabonye umufana uhagije cyane umufana ahangaha akaba ari mwinshi cyane ahangaha tukaba dutegereje Jide ahangaha bamaze gusobanukirwa amazina yabo batangiye kubaririmba ariko nako nyine atariye hite nka Queen Karim uyu we kabisa afite umufana ahangaha nta handi wabisanga ndetse kuri Niyo Art TV ni YouTube channel yanyu ntago ari yanjye ni yanyu njye se ari yanjye ko nabireba nkabyorora simbibahe ni yanyu ni channel yanyu cyakoze ninjye bishyiraho ariko ntago ari yanjye ni YouTube channel yanyu I see the car bayita Gisagararari ahangaha mu murenge wa Save reka twirebere show ahangaha nta handi ni kuri Niyo Art TV aha byose murabibona akaba yatambutse Jide akaba atambutse ubona ko we adatanga ibirori byinshi cyane hari abatanga ibirori ku buryo rwose n'umufana ahangaha yakwisiga amarangi ahangaha abanyarwanda tuba twishimye cyane kabisa ntabwo bigusaba gutura mu mujyi kugira ngo wishimire ga ahangaha ntibigusaba kujya mu mujyi kugira ngo wishime bigusaba kuba uri mu Rwanda ugikandagira ku butaka bw'u Rwanda tayari ibyishimo uba uri nabyo ntabwo bigusaba kujya i Kigali kujya utari mu mujyi kujya i Musanze niyo waba wibereye Isave ahangaha urishima kabisa ibyishimo bigusanga Isave
bigusangayo. Ushobora kutishimira muri football ukishimira mu modoka, imodoka ntizigushimishe ukishimira ku igare. Ibintu ni byinshi cyane byagushimisha azi no ngazo uri mu Rwanda. Wowe niba ushaka kwishima ngo ino mu Rwanda. Ndabeshya nitwishimira, nitwishimye. Abanyarwanda turishimye cyane. Umeza kwibutsa ko turi muri Gisagara Rally. Turi muri Gisagara Rally. Asa imodoka zikaze zituruka ko ahitwa ku murenge. Turi muri etape, turi muri tour ya 4. Barimo barahindukira. Ubu turimo turahindukira ahangaha imodoka urabuyibona zirango murabona shoko zitangwa ahangaha nimero 10 kabisa. Sho ahangaha ziratangwa, ahangaha sho ziragira gute ziratangwa. Ahangaha byishimo bimwe biratangwa ku banyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi n'abaturarwanda muri rusange bose abo bose akaba ari abafana baje kwihera ijisho amarushanwa y'imodoka. Abafana kabisa buriye amazu, buriye ibiti, avati imodoka ngombe nyibone kabisa ahangaha iwacu Isave muri Gisagara ngombe nyibona. Abandi burira imodoka ya Makesariyeri avati iyi modoka ngombe nyibone. Ahandi wakwishimira atari mu Rwanda, ahandi wakwishimira atari hano mu Rwanda, cyatwe ngaha mu Rwanda, nandi wakwishimira atari ngaha mu Rwanda. Turacyakomeje ngira ngo indi modoka murayibona yajanga turayifite yose neza. Ahangaha arakubita ivumbi neza rigatuma uyibura. Wow. Ahangaha turacyari kurya show. See the car, man. See the car, wow. Ahangaha ibintu bimeze neza, abaturage hano bahabutse. Imodoka iraza bakavuga bati noneho yaduhitana byagenda gute. Ahangaha ubwoba bwabishe kubera byabaye ku nshuro ya mbere. Ati noneho yaduhitana byagenda bite. Umufana ahangaha ari mwinshi papa. Ahangaha umupetero avuga ati ndemera igiti nkijyemo. Ahangaha aravuga ati ndemera igiti nkijyemo ariko iyi modoka nyibone. Uwo nguwo ni umuntu ntago ari inkende muri kubona mu giti. Uwo ni umuntu urimo uzamuka. Uwo ni umuntu uri kuzamuka kabisa. Uwo ni umuntu uri kuzamuka igiti aravuga ati ngomba kugira gute, ngomba kubireba neza. Igihe bahereye badatuma ndeba ati ngewe Zakayo ntabwo ndi kubona nabaye mugufiya, ariko ahangaha ngomba kugira gute, ngomba kubyirebera nibereye mu giti. Aremera akajya mu giti kugira ngo bikurikirane neza papa. Ahubwo ikintu wakwibaza ese buriya arabireba paka birangiye cyangwa araza gukora equilibrium tubona aramanutse. Imana imufashe ntamanuke nabi. Ari ibintu ubona ko biryoshye rwose. Umuturarwanda cyangwa se n'umuturage w'u Rwanda bavuga ati ibi ngibi ngomba kubireba neza kuko nicyo byaziyeho. Ngomba kwibona kandi nkayibona nishimye. Yego. Natwe hose rero turahatunga kamera. Nta muntu uri bwabacike rwose, nta kiri bwabacike mutakibonye. Kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma ibiri bwahere ahangaha murakomeza mu bikurikirane. Ni kuri Niyo Art TV YouTube channel yanyu. Tukaba tuyifite neza.
reka turebe ko n'abatanga show nk'abandi bose. Ewana kabisa ubona ko imodoka zamaze guhindana. Iwe nta n'ubu twumvishe arimo akoraho ngira ngo uramubona neza. Yes, reka zo birebere show hano. Uyu hano yatanze show. Wow. Uyu hano umufana aramuhagurutsa. Hey. Woo. Mu ivumbi ryinshi cyane ahangaha umufana aramubyinisha. Ahangaha umufana aramubyinisha cyane. Tayari indi kaba iraje. Wow. Si wow leo. Uyu ni umwe wakoze impanuka y'umuratanga show. Uyu ni umwe wakoze impanuka. Ewan, akaba arimo aratanga show ahangaha. Kabisa arimo aratanga show nk'uko tumaze kubiganirizwa na David Mugaragu Uwiteka akadutangaje yuko mu mategeko y'iri siganwa umuntu yakoze impanuka ntabwo bigira ingaruka ku manota ari bwahabwe kuko bareba igihe yakoresheje arimo agenda n'ubundi kuba yakora impanuka ntabwo byagira ingaruka ku manota aza kuba yahabwa n'ubundi akaba ku munsi w'ejo n'ubundi nabwo yari ari imbere akaba ari mu bantu barimo bakoresha igihe gito cyane arimo aratanga show. Ewa nanga mufana aririmba Queen kabisa. Anga mufana aririmba Queen. Abafana barimo baritegura Queen. See the Queen. Queen ahangaha arimo aratanga show.
muri kuririmba nde Si. Araw dan. Hari abantu badatanga nyine show. Ubona ko biratandukanye. Abantu baratandukanye. Ahangaho umufana nawe aba yaryohewe. niba birakura yari yageze hariya yari kuza agakomeza amana atari wara See the show. Ahangaha umwana avuga ati ndemera njye mu giti ariko nta kintu kiri bunshike. Ntabwo ari inkende muri kubona, ntabwo ari inkende, uyu nguyu ni umuntu. See the show. Ahangaha rero imodoka zanyuraga zikaba zirangiye. Nizeye ko mwaryohewe n'amashusho twagiye tubafatira ya Gisagara Rally. Twabonye uburyohe bwinshi, abantu benshi bagiye batandukanye. Queen kandi ntiya yagiye asusurutsa abantu, ngira ngo abantu benshi mwabonye ko banamukunze uko bigaragara. Si ibyo gusa, abandi nka ba Ishkevini, abantu benshi bagiye batanga ibirori ahangaha.